usibye ko ubu ngubu abakene bari kubyitwaza nk'abo ngabo nyine bajya gusenga basinze ba Pastor Manuel na ba hari abagabo basakwiye nibihangane nzajya mbavugaho cyane nese urumva nkuriya wahanuye gahanurira uriya mugabo umwe wafunzwe akavuga ko Imana itazamushira muri gereza n'umunsi numwe none ukaba ari Madrid ubu ngubu akaba ari Madrid mwoka byarwe ura n'umutubuzi nimubwira Imana ibahe nge ubu ngubu tuvugana ariko yarahindukiye aravuga ngo muri Bibiliya ngo yemeye Imana ngo yaramushutse ngo nawe ngo yemera gushuka oya Imana ntabwo ishukana igikombe cy'isi giherutse kuba nihe kipe yagitwaye iyo kipe ntabwo nayikinniyemo oya n'ababeshya hanyuma twari turi kuvuga kubyerekeye n'abatubuzi b'abapasiteri bajya kubwiriza banyweye akantu barakanywa benshi barakanywa bakajya mu ngo z'abantu yarangiza agasoma ijambo ngo rivuga ngo uwo mudugudu ntukawusohokemo ngo nta kintu usohokanyemo ngo uzakunkumure ngo n'umukungugu ariko nimba mushonje mwafashe isuka mu gahinga ko mbona hano negereye ku mazi hari n'ibishanga rwose erega muri abatubuzi ndabizi nimuze mujye mu bishanga muhinge ibisheke nagiye mbibona hirya no hino hano hagiye hatandukanye ariko bareke kubeshya abaturage n'ukuri nagiye kwa Dr Rufusha umunsi umwe atazanyumva nabi kandi ari umuvandimwe nsanga ntabwo akoresha imyuka mibi mu kuvura Dr Rufusha ni umuvuzi pe ngewe ndanamwemera ubwo nukuvuga ngo nawe ushobora gutaransfera umuntu kwa Dr Rufusha rwose musengeye Imana ishobora kumpiyerekwa yamara kumpiyerekwa ikampiyerekwa ryo kumujyana ku muvuzi kuko mu gihe cyakera abantu barwaraga malaria cyangwa ibintu by'imyuka mibi bahiraga ibyatsi erega buri ibi byatsi mubona inka zirya harimo imiti myinshi kandi ubiriye burya ntiwapfa ubwo rero nimba Dr Rufusha yarahishuriwe iryo banga waba uri i Kigali cyangwa i Musanze wifuza kugura cyangwa kugurisha imodoka yawe igisubizo nta kindi duhamagare kuri nimero ubona kuri ekara yawe tugufashe kugura no kugurisha imodoka mu gihe gito agaciro kawe amafaranga yawe turabashuhuje bakunzi ba Bora TV nkuko bisanzwe turabasuhuje abaherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda abaherereye mu majyaruguru mu majyepfo abaherereye burasirazuba mu mujyi wa Kigali inshuti zacu ziri Musanze turazishuhuje mu byangabo nkuko bisanzwe rero turi ni Bora TV twongeye kugira amahirwe yo guhura na pasiteri wacu nkuko mubisanzwe mubimenyereye ku biganiro bitandukanye hano kuri Bora TV ndagira ngo rero tuganire ikiganiro tumusanze hano yari yaje ku mazi ndagira ngo tuganire kandi tubibutsa ko turi kumwe n'ivuriro Ebibora ivuriro he hano Shyorongi aho tuvura indwara zitandukanye aho tuvura amarozi dutanga imiti y'amoko yose ubwo rero ukeneye serivisi nk'izo ngizo waduhamagara kuri iyi nimero iri hasi hanyuma tukagufasha pastor muraho neza mukomere cyane amakuru y'imisi myinshi kuri Bora TV bari bagukumbuye cyane kuri Bora TV bari bankumbuye cyane ndabasuhuje Imana ibaha umugisha kandi nishimiye kongera kubona namwe kuri uyu munsi na hehe se none naje ku mazi buriyerega tugira igihe natwe tukaba twaruhuka tugatemberera ku mazi nta mpamvu tugomba gutembera ku mazi kugira ngo ibintu bigende neza ese ko waje wenyine mpamvu naje njyenyine urambona ndi umwe ariko ndi kumwe na Marayika Murinzi wamperekeje Marayika Murinzi ari hano buriya rero urebye neza Marayika Murinzi arahari undinze wamperekeje ariko ntabwo wapfa kumubonesha amaso yawe ubusohora muruzi ndamuruzi kubera ko umuririmbyi umwe yaravuze ngo ari hehe we aravuga ngo ari mu mutima Marayika Murinzi ago pastor mwaza mureka gutubejya go uri kumbwira ngo wazanye na Marayika Murinzi hano ari hehe munyereka
urumva ndi kumwe nawe mu mutima ariko ndetse no mu cyizere cyanjye Mareka Murinzi turi kumwe hano ku mazi urabona nahatembereye mbanje gusoma ku ijambo rimwe abantu bambajije ejo bundi mburi ikintu nsobanura ndabisobanura ariko numva ntibabyumvishe bambazaga ikibazo ca Yesu ukuntu yaremye umuntu Yesu urabona sinzi ukuntu babyita abantu ba hano ku isi baravuga ngo ubundi ngo Satani ngo yari umupampe mu ijuru ngo yari umupampe ngo mukuru mu ijuru ariko iyo nkurikije nkajyanisha n'ibihe nsanga Satani yararangayeho gato yababajwe nuko ngo baremye umuntu prizi Yesu ajya kundema Satani yarahari abumbabumba kondo ariko ajya gushiramo umwuka ntiyigeze amubona ajya gushiramo umuntu umwuka ntiyigeze amubona rero Satani kuntu yarambiwe akarambirwa ari umumarayika mukuru akagenda ngo yaragiye amaze kugenda biba ngombwa ko hari ukuntu njya mbyumva ngo byagenze nimba ariko bimeze baraza bazansobanurira simbizi hano kuri Bora TV bazansobanurira bambwira ko ngo habaye ikibazo ngo cyo kuba ngo yumvisha ahantu ngo bahishije nimba bwari ubushyera nimba ari iki simbizi ngo ajya gusogongera Satani agiye gusogongera rero agarutse asanga umuntu yabaye umuntu ngo Yesu ngo aramubwira ati pfukamira uyu muntu muramye umuhe icyubahiro cye ababazwa nuko Yesu aremye umuntu ngo mu ishusho ye Satani nicyo cyamubabaje ese ntabwo bari babyumvikanyeho buriya urumva nubwo waganira na papa wakakubitsa 5,000 cyangwa 50 ababitsirinde 100 utazi urumva rero yari yamubwiye bikeya ntabwo yari yamubwiye byose uragerageza kuvuga wigiye inyuma gutyo kandi rero muhari sibyo ubwo rero urumva natembereye hano ku mazi kugira ngo nanjye ndye ubuzima ntabwo ko nta kantu se gahiye ufite ndabona wateretse akaji hariya nywa ji ariko mba numva amafu hari igihe utanywa ji oya ni ji kubera ni divayi twemererwa akadivayi k'abapasiteri akasundi pasiteri kankumbaza ubu koko hari abantu njya mbona bavuga sibyo yego ko ntago wajya harangwa wikaraka ugire gute nta kantu wafashe buriya koko nibyo nagiye mbikurura cyane kandi bibaho numbeshye nsanga harimo abapasiteri b'abanywi harimo bamwe bajya no gusengera abantu bagerayo batagira icyo babaha nk'ubu ngubu ntabwo ba pasiteri Manuel ba pasiteri Eric barandeba n'abatubuzi baravuze ngo n'abatubuzi ntabwo yaza hano ku mazi gute se nta muntu yatuburiye kuko iyo ageze mu rugo rw'umuntu aramubwira ngo banzume kandi njye narababwiye ngo ahantu mwagiye kwivuza mukumva birananiranye ni mumpamagare mbaha amakuru y'umuvuzi ukomeye cyane wo kuri Bora TV cyangwa se nawe nimumugeraho akabananira mu nsange umuntu wajya kwa Dr. Ruvusa akaza adakize ubu nawe ntago wamushobora ntago namubasha erega se njye ubasha umuntu ahubwo ni Kristo uri muri njye yego urumva njyewe ntabwo mbasha umuntu amavuriro tuyahagarike bajye baza bivuriza iwabo oya cyangwa nawe umeze nk'abandi bavura ngo indwara zananiranye yego izananiranye za nyuma ziba zarananiranye nyine uzivura gute nkoresha imbaraga za Kristo nkoresha gusenga ariko reka nkwibutse nagiye kwa Dr. Rufusha umunsi umwe atazanyumva nabi kandi ari umuvandimwe nsanga ntabwo akoresha imyuka mibi mu kuvura Dr. Rufusha ni umuvuzi pe njyewe ndanamwemera ubwo ni ukuvuga ngo nawe ushobora gutaransfera umuntu kwa Dr. Rufusha rwose musengeye Imana ishobora kumpiyerekwa yamara kumpiyerekwa ikampiyerekwa ryo kumujyana ku muvuzi kuko mu gihe cya kera abantu barwaraga malaria cyangwa ibintu by'imyuka mibi bahiraga ibyatsi erega buri ibi byatsi mubona inka zirya harimo imiti myinshi kandi ubiriye burya ntiwapfa ubwo rero nimba Dr. Rufusha yarahishuriwe iryo banga ntabwo navuga ngo tumutere utwatsi ntabwo ari byo kuko yavuye umumama umwe yararwaye bari baramuroze ingasire ninjye wamujyanye kwa Dr. Rufusha nese nawe ujya mu bavuzi ba gakondo narasenze ndimo nsenga
ijambo rirambwira ngo mwana wanjye sinakubwiye ngo umenye ubwenge. Yego. Nemera ko abavuzi bavura. Hari n'ababeshya rero. Hari n'ababeshya hanyuma twari turi kuvuga kubyerekeye n'abatubuzi b'abapasiteri bajya kubwiriza banyweye akantu. Barakanywa benshi. Barakanywa bakajya mu ngo z'abantu. Yarangiza agasoma ijambo ngo rivuga ngo uwo mudugudu ntukawusohokemo ngo nta kintu usohokanyemo ngo uzakunkumure ngo n'umukungugu. Ariko nimba mushonje mwafashe isuka mu gahinga ko mbona hano negereye ku mazi hari n'ibishanga rwose. Erega muri abatubuzi ndabizi nimuze mujye mu bishanga muhinge ibisheke nagiye mbibona hirya no hino hano hagiye hatandukanye. Ariko bareke kubeshya abaturage n'ukuri. Ahubwo umuntu urembye akumva biranze naze musengere muha amakuru yo kujya kwa Dr. Ruvusha ibinaniye menye ko binaniye. Yesu yitwa ko ashoboye byose ariko yaduhaye amakuru. Wazaguhuza na Dr. Ruvusha? Ngewe uzampuzane rwose naramukunze. Yamvuriye umubyeyi wari umaze imyaka 8. Ubyarananiye wowe byarakunaniye? Narimo nsenga umwuka wera kamugabanyiriza umusonga. Ariko numva ijwi rirambwiye ndi mu butayu bumwe, numva ijwi rirambwiye ngo ntabwo nakubwiye ngo menya amakuru. Ntabwo nari nzi ko yitwa Dr. Ruvusha, ahubwo namumenye mpageze. Kuko nagiye ngiye gushaka umuntu nzamutse ishorongi. Nyaboneka ntimuzayobe iyo uzamutse unyura ishorongi. Ni hariya hariya shorongi iyo umaze kuhagera ubona ivuriro ryanditseho Ebibora. Buriya muvuzi aravura. Yamvuriye umumama bita Mama Kararisa. Mama Kararisa ajya ambwira atari kujya umuvugisha. Nkamubwira ndamuvugisha cyane. Muzajye gushimira rero. Tuzajya gushimira ituro ry'ishimwe. Ituro ry'ishimwe. Oya ituro pastor kangubaze. Yego. Wenda ukomoje kuri ako kantu ko gushimira. Ko hari igihe mwigisha mukigisha ukavuga ati Imana yabaye yakoreye ibitangaza za ituro ry'ishimwe. Yego. Kandi ituro ry'ishimwe ni ry'abakozi b'Imana. Ni ry'abakozi b'Imana. Gutubura byo byanditse hese. Ukuntu bimeze rero Bibiliya iratubwira ngo abana b'Imana baryaga mu nzu y'Imana mu rusengero. Usibye ko ubu ngubu abakene bari kubyitwaza nk'abo ngabo nyine bajya gusenga basinze ba Pastor Manuel na ba abagabo basakwiye. Nibihangane nzajya mbavugaho cyane. Nese urumva nkuriya wahanuye gahanurira uriya mugabo umwe wafunzwe akavuga ko Imana itazamushira muri gereza n'umunsi n'umwe. None ukaba ari Madrid. Ubu ngubu akaba ari Madrid. Mwoka byarwe. Ura n'umutuzi. Nimubwira Imana ibahe ngewe ubu ngubu tuvugana. Ariko yarahindukiye aravuga ngo muri Bibiliya ngo yeme Imana ngo yaramushutse ngo nawe ngo yemera gushuka. Oya Imana ntabwo ishukana. Kandi ariko yavuze. Imana ntishukana ahubwo nta mavuta afite. Narababwiye muzamubwire ntago turabonana aze duhure muhe ku mavuta. Nzayamuhane. Ntabwo nzamucaginga kuko ntabwo nzikura mu nda cagi ngo mucomeke mubwire ngo akira ku mavuta. Ahubwo nzamubwira mbanze ndebe ko yasega nayirindwe. Amasengesho imisirindwe. Erega muzacunga buriya bucupa bafite bw'amazi. Abantu mufite amatora yagiye atandukanye amacaci mujye mucunga ari amazi bazana bitwaje. Haba harimo ibintu bita ngo ni kubwiriza n'ubundi azanya amazi. Nagiye mbyumva haba harimo ibintu bita ngo ni ibisapira ngo byangufu kugira ngo agire ingufu. Yese urawabwiriza nawe noneho akijugunyiriya nawe ukajya mu mwuka ntuteze ugutwi ngo aravuze ngo ri undi hari nabo numvisha bajya bavuga ngo na Pastamoro Kicukiro Centre nawe urahumirije ukavuga ngo yes ngo amen ngo amina kandi ari kwivugira imiti yo kwa muganga ya Kicukiro Centre. Turaducupa binjirana baje kubwiriza mujye mubacunga mubazanira yabo yayandi bazanye muyabake muyamene nuyihumurizamo gatoya uzumva ari ikintu kiri aho ngaho rwose gikwiriye. Yakubisemo ifarashi. Yashizemo ifarashi. Pastor. Imana nibatabare no kuri. Imana nibatabare. None se kugira ngo umenye nk'umupaseri muzima wabibwirwa niki? Umupaseri muzima agenda amenyekana. Ntago yaka icyacumi. Nkanjye oya icyacumi kirakwiriye kubera yuko ntiyavuga. Nawe icyacumi uracyaka? Icyacumi ntabwo nyaka kubera ko nta giciro tugira umugani. Nta giciro tugira. Icyacumi ubwo umuntu akuzaniye ituro ntago warifata. Abaje gutanga erega buriya iyo dusengera bari abantu bafite imyuka mibi ukamusengera ugasohoka amaze gukira nta kintu aguhaye.
biragukurikirana ubundi mu mategeko agomba kuguha kuko hari ibintu mwambuye kandi bisigisige bikuriho bya bisigisige kugira ngo itagukurikirana rero ngo no mu gihe cya Yesu bazanaga imibavu ihumura neza yego ariko urabona amazi naje ukuntu ari meza ni heza cyane ahantu ni heza natembereye ku mazi nta kibazo mfite ubu abandi bari gutubura barimo barababeshya aho hirya mu bipangu mujye mumpamagara hari umubyeyi umwe mperutse gusura rwose ari indembe ariko yari afite ikibazo gikomeye cyane ndamushimiye cyane rwose ko Imana yari igaragaje yarakiza amaze gukira impamvu naje no ku mazi kuko ntamuciye igiciro yagize gutya amadolari 1000 arambwira ati rwose birakwiriye ibi nibyo bikwiriye abana b'Imana abandi bari gushiraho ibiciro murashonje nico igishoro bari kugishora mu bana b'Imana barembye nimuze munsange murebe kuri iyo kara hari nimero muri buze ko habona mumpamagare mbafashe abantu murwaye mbafashe niba ngombwa mbajyane ku vuriro mbasengere ninsanga muri abo kuvuzwa mbarangire umuganga Ruvusha Dr. Ruvusha n'umuvuzi nabonye udakoresha ibintu byo kubanza azunguza ibintu by'ibinyuguri nka babandi bose nagiye mbona harabona nagiye mbona ngo babanza kugira gutya ari guhamagara abakurambere urumva nta kuvura ahubwo musenga ntimuhamagara ngo Mana Yakobo na Isaka n'iki byose turayihamagara kubera ko niyo yadushize ku isi ngo turengere ubwoko bw'Imana rero burari ibyo bari guhamagara n'izindi mbaraga bari guhamagara ziriya mbaraga rero ntabwo ari za Kristo n'ukuri ariko ziravura ariko zigushiramo ibindi none se ko wagiye kwa nimba warabonye nimba utanamuzambwire nawe nkujyaneyo Dr. Ruvusha nimba waragiye ukamubona neza wabonye atavura aravura pe waba umuzi neza ngenda mwumva gutyo ujye umwumva Dr. Ruvusha afite uburyo avuramo arakubwira ngo dore ngibi ni ibyatsi bya Kinyarwanda akaguhereza icupa akakubwira ngo iri cupa genda urinywe ngewe nabonye umuntu umwe yasengeye nje nari ndimo nsenga mbona Imana iri kumbwira ngo mu nda y'uwo muntu harimo inzoka ndavuga nise ko n'ubundi dusanzwe turwara inzoka kubera ko twari ibijumba bitogeje ese niyo mpamvu ni inzoka imeze iyo nzoka bimeze bite ngeze kwa Dr. Ruvusha yakoze igitangaza ahubwo uriya muntu arimo na marayika murinzi Dr. Ruvusha afite marayika murinzi nuko abantu batabizi turamushuje Dr. Ruvusha nukuri Dr. Ruvusha rwose ahantu uri ndagusuhuje cyane kuko hari ibintu byinshi wakoze ndishima yamuhaye umuti akiwunywa ngihagaze aho ngaho aruka inzoka umumama ahita aruka inzoka ariko iyo mu nda inzoka y'umukara y'inshabyatsi yari yahawe n'umutanzaniya ndavuga nti se ko ari umuti koko ko uvuga usendeba w'ibyatsi ko nta magambo akoresheje ko nari mpari nk'umukozi w'Imana nari mpibereye rwose ndavuga uyu mudogiteri kweri uyu mudogiteri ariko menye yarakwemeje noneho menye yarakwemeje navugaga ko atavura ariko nageze nsanga aravura waremeye nasanze avura pe aravura uriya mugabo aravura kandi ntabwo avura akoresheje ibinyamahanga avura akoresheje ibinyarwanda ibyatsi by'u Rwanda ibyatsi yewe hari ukuntu umuntu agira impano erega impano umuntu arayivukana ntabwo ari nk'abari abapasiteri nyine batashobora kuza ku mazi nawe impano warayivukanye ubupasiteri narayivukanye gute narayivukanye 1993 nibwo navutse mfite ibiganza bifatanye basanga amagambo y'Imana Jesus coming akaba ari nge bita umwana ku maradiyo agiye atandukanye n'amateleviziyo mfite impano iri mu rwego rwo hejuru ngo hanurire ngewe se oya hanurire naringize ngo nguhanurire byibura ugiye kuvanga Imana mpaye imodoka oya nari ngiye kuguhanurira n'ikimenyimenye kugira ngo byemere duhuriye aha ngaha byatuma nkubwira kimwe mu bintu kugira ngo wumve ko data yampaye impano y'ubuhanuzi nubwo tubura oya ngaho kimbwira ngiye kukubwira ikintu kimwe waretse subundi nkakubwira ibyo wariye ibyo nariye se ubwo wabimenya bimbwira ibyo nariye erega buriya twarasenze wabonye ko nubwo naje hano mu busitani marayika murinzi n'ubundi arimo arangendagendamo
waba uri i Kigali cyangwa i Musanze wifuza kugura cyangwa kugurisha imodoka yawe, igisubizo nta kindi, duhamagare kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Tugufashe kugura no kugurisha imodoka mu gihe gito. Agaciro kawe, amafaranga yawe. No kuvuga ngo wenda tuba turi no kuganira, hari abantu bavuga ko ibi bintu bidakora murimo ari ubutubuzi cyangwa ukagira akavuga ati wenda ni ibintu mwarebye kuko ngiye nigeze kujya gusengera ahantu, ukabona umuntu yikubise hasi bakavuga ati bura n'abantu bateguye, aragenda ati yaturutse kanaka ati Imana igeze gutya. Ibi bintu ni ubutubuzi cyangwa hari abafite ubutubuzi muri bo ari bo bari kutwicira mayindi yo kugira ngo ntabwo oya bari kutwicira mayindi yo gutabara ubwoko bw'Imana bw'indembe. Yego ubundi bakatubwiye bakatubajije ahantu twavomeye aha ku mazi, nubwo naje kuvuga ngo naje kuryosha, wabonye ko naje ngenyine, nta mukobwa twazanye, wabibonye usanga nahariwe se ndabizi ntawe rwose ndi ngenyine, ariko ndumva uri muri ngewe Kristo ampagije. Rero ibi bintu wumva ngo basengera abantu bagakira, nasengeye abantu benshi barakira, benshi harabo nasengeye bafite amahembe mu nda arasohoka, haraho nagiye njya nkabasanga mu bitaro nkajya mu ngo zabo. Nigeze kugera ahantu bita mu Bugesera aho bitari iziyeri, ntabura ibintu mu rugo rw'umuntu umusize mu bitaro nyoboje kuri telefone. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo iyi Mana yo mu ijuru irareba ntabwo yerekwa, ahubwo nuko babwirwa bakanga kumva. Ndagira ngo nkubwire ngo babashije kumva, bakumva ijambo, bakagira amahirwe bagahura n'umukozi w'Imana Theophile nkanjye, nukuri ntabwo mwakabaye muri indembe, muri mungi wanyu muzi ko kwa muganga byanze, kandi mundeba kurica no ushobora kumpamagara nimero yanjye bihari kabafasha ikibazo mu mufite cyo kuba cy'uburwayi. Mu masaha y'ijoro nageze i Remera mu mujyi wa Kigali, nkimara kuhashika nahaboneye ibintu byiza cyane. Ikintu nahaboneye kimwe, nahasanze umubyeyi umwe aranyitegereza arambwira ati erega abantu ntabwo barwaye imyuka mibi gusa, barwaye gushaka, barwaye gushakwa, barwaye kuzuza urugo cyangwa umutekano wo mu rugo. Yego no kubona amafaranga, iyo niyo ndwara. Hari abayafite n'umutekano ntawe bagira. Ndwara nanjye ndayifite pasi, nawe urayifite. Shaka amafaranga. Erega reka nkubwire, nubwo ubona abakinze mu bipangu, njyewe nshobora kuburara ndi mu bukode, benshi nukuri ni indembe. Ni indembe mu rwego rwo hejuru. Nukuri mwababyeyi mwe mujye mumbaza amakuru nzajya nyabaha. Nasanze ari indembe. Njyewe nigeze kugera ku mukiri umwe arimo abyinisha akaguru kamwe, arambwira ati ibi ntabwo bikunda. Arambwira ati bambwiye ko ari wowe umuntu uturisha abantu byanze, none duha amakuru. Ariko nasanze ari indembe. Ni indembe mu rwego rwo hejuru. Ari muri etaje irageretse. Ariko hari umuhanga wavuze ngo nimba ushaka gushaka uwo ushaka, uzashaka uwashatse uwashaka agufashe gushaka uwo ushaka. Ukuvuga ngo bari kumwe ntibahuje. Uwo bari kumwe ntibahuje arabyina akavuga ngo ubutunzi ndabufite ariko amahoro narayabuze, kandi amahoro ari kuri Kristo. Wansanga warabuze umutekano mu rugo, kakugira inama y'ukuntu ushobora kugarura umutekano mu rugo iwawe, ariko urambwiye ngo ukeneye amafaranga. Nkeneye amafaranga pastor, ahubwo se nsengera mbona amafaranga. Mana we umuha amafaranga. Haleluya. Pastor Imana ni yamanzazana icyacu bizahuriramo, ariko uzanzanira icyacu ntuzakijyane mu rusengero kuko aho nsengera ntuhazi. Hari igihe ndara mu butayu ndimo nsenga, ndetse nkabwirirwa gatatu wakaje kuba wanzanira nayo maze nkayanywa kugira ngo ngusengere ubone amafaranga. Urumva birakwiriye ko ugomba kunzana amafaranga rero kugira ngo nanjye nyabone. Sibyo se? None se murumva nzabwiriza nshonje? Ntabwo ari business. Ijambo ry'Uwiteka yavuze ngo bana banjye sinzigera mbandagaza. None se pastor nimba uri umukozi w'Imana, Imana yazagiye gutunga,
kuki ushaka gutungwa n'abana bayo none se ntiyavuze ngo izohereza ibikona bitunga ubwoko bwayo abantu ni ibikona oya yaravuze ngo izohereza ibikona bitunga ubwoko bwayo urumva ariko ntabwo nisa abantu ibikona yego ariko ubundi mu mategeko ese iyo urimo gucuruza butike yawe ukampamagara ngo ninze ngusengere uri indembe ibintu byaranze abakiriya baramaze kugenda baramaze kujugunyamo ibintu nkagusengera nta wundi muti dukoresheje nta kindi kibazo kihabaye kagufasha serivisi mu by'ukuri utangira ukampamagara mukozi Imana yarakoze ibintu byagenze neza abakiriya ndababona nta nubwo wavuga ngo kuri telefone yawe reka nshiro na 500 yo kunywa amazi kuko warasaraye unsengera ntuzi no gukanda akanyenyeri ubwo abantu basengeye babwire abantu rero nasengeye mumaze gukira mumaze no gutabarwa ndibuka hari n'umwe ejo bundi wanciyeho ndamwitegereza namusengeye amezi 6 mbona ameze nk'ahatanze babwire bakanda akanyenyeri hari umuntu umwe Imana yigeze guhana mukanda akanyenyeri ni mukanda akanyenyeri 182 bashireho nimero zawe mushireho nimero yanjye mukore switch namwe murebe ko Yesu atagira neza ariko se sibyo ariko ni hoya nibyo ko bajya mu batubuzi bakayata ko mujye mu batubuzi ugatangamo miliyoni 5 kakugira inama nkagufasha gusenga nkabwira mwuka wera akakwamura ayo madayimoni ugakira ukananirwa no gukana akanyenyeri byibura ngo ugura amazi ni nkuko ndi kwishuza umuntu Imana yambwiye ko hari umuntu mfitiye inzu imeze ite Imana yambwiye ko hari umuntu mfitiye inzu nakuvire mu nukuri Mana nimba kumva ubyumva utuya hejuru uyu muntu mbereye mu nzu nayivemo hari umuntu mbereye mu nzu wambwiye ko mpaye inzu umbwira ko inzu yanjye yubatse kandi hari umuntu umbwira ko hari umuntu uri mu nzu yanjye nampereza inzu yanjye ntago inzu yawe umunyamakuru wa Bora TV rero reka nkubwire none Imana nimba yarambwiye ko impaye inzu ikambwira ngo humura mwana wanjye narakubakiye inzu irubatse ngakora umurimo wayo inzu irubatse yego byanga bikunda ushobora gusanga hari muri babakire bakomeye cyane babuze nuwo bahinze kandi bakeneye no gusengerwa ubwo iyo nzu yanjye ni muyime kugira ngo ibintu byanyu bifunguke ubundi mwampaye inzu nkabaha amakuru y'ibintu byanyu inzu yanyu ntabwo ari iyanyu iriya nzu ndimo ndayireba iyo nzu yubakisha amabati 42 ko ari nini ifite amabati 42 kuko ifiteho n'igikoni ubwo mpisembara n'igikoni barayibonye wayigiye mu oya bampa inzu yanjye bakunze ba Bora TV rero nkuko bisanzwe turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor amazina gutayibukira amazina bitwa Pastor Theophile intumwa yego ako kantu k'intumwa se kaje gute banyuse Pastor Theophile intumwa kubera impamvu yuko bari basanze mvutse mfite ibiganza bifatanye bagasanga amagambo y'Imana Jesus coming ari nayo mpamvu ubona mu masengero menshi bahora bantumira iyo bafite abarwayi bafite ubumuga bugiye bukomeye cyane bahuye nabwo cyangwa se batewe n'ikibazo caje batazi uko kije barampamagara nkabafasha gusenga kandi ndashima Imana ko nukuri itajya inkozi isoni ahubwo bakira nkuko nyine nabibabwiye mbere igihe nturuka mu karere ka Musanze mu Rwanda Munyamusanze hariya kuri kaminuza Ines Ruhengeri ariko ndashima Imana ko yakoze ibitangaza ariko ubyibuke abo bantu bandi mideni ry'inzu yanjye n'abantu basengeye badakanda akanyenyeri ejo bundi umuntu yaraje arampanura arambwira ngo Imana iguhaye etage igeretse kuri ya yindi ufite babatubuzi wahoze umbaza arambwira ngo Imana ngo mukozi w'Imana kuko nari najyanye n'umuntu umwe ukomeye anjyana mu rusengero rumwe maze kugera muri urwo rusengero aranyitegereza arandeba bareba ukuntu bamfunguriye imodoka y'umutamenwa baravuga ati byanga bikundiye imodoka umuntu avuyemo ni umuherwe nyamara nahunze nyirinzu ndi kumubwira ngo nyirinzu we umfashe rwose uyu munsi ungishurira inzu wa Mana wagiye uhunze inzu bakubona mu kirere barambwira ngo Imana impaye etage igeretse kuri ya yindi mfite kandi ntayo ufite wa Mana we kwambwiye ko mpaye inzu ukambwira ko inzu yanjye iri mu mujyi wa Kigali yewe muntu mbereye mu nzu mu mujyi wa Kigali wampereje inzu yanjye ni Nyarutarama ni he byanga bikundira Nyarutarama kuko ntabwo yaguhanura urumva ntabwo yajya kuntuza za Nyaconga hariya cyangwa ngo ijye kuntuza mu Busanza hasi hamwe nabonye hari utuzu tugerekeranye ukuntu kandi Nyarutarama hari amazu y'abana b'Imana
ahubwo umuntu umbereye mu nzu nayi nave mu nzu yawe yewe ndumva imisengesho ndi gusenga muri iyi misi umuntu ndi mideni ry'inzu nayimpe rwose pastor none tujya tugira hano kuri Bora TV igice tubazamo umuntu utubazo agasubiza yego agira ngo nawe twemere tukubaze twumve ko ukurikira byibura yego uri tayari ndi tayari tugende yego igikombe cy'isi giherutse kuba nihe kipe yagitwaye iyo kipe ntabwo nayikinnyemo oya